n'aba bandi bafite impano ziyerekwa no guhanura, bundi umwuka wera igihe cyose turamukeneye nkuko dukenera ibiryo, nkuko ukenera guhumeka, gutyo umwuka usanzwe niko n'umwuka wera tuwukenera buri munsi. Ubu nkeneye izindi mbaraga z'umwuka wera.
haleluya wambere y'ubutunzi nashimwe Yesu waumaye yemeye isoni zawo nageze ku musaraba sigwaho ikimenyetso uwo munsi kandi nahawe n'ibyangombwa zerekana mu ijuru umusaraba usuzuguwe wambere y'ubutunzi nashimwe Yesu waumaye yemeye isoni zawo nzakunda uwo musaraba umwami wanjye Yesu nta kindi nzawuhanya nawo wazaniye agakiza nzakunda uwo musaraba umwami wanjye Yesu nta kindi nzawuhanya nawo wazaniye agakiza nzakunda uwo musaraba umwami wanjye Yesu haleluya nta kindi nzawuhanya nawo wazaniye agakiza. Haleluya. Katwongera amashyi Imana menshi cyane kwa ko ari Gahogo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Kandi ndabasaba kugira ngo muze Imana twishime. Yesu nashimwe. Kibujijwe n'agapfukamunwa no tukubahiriza amabwiriza. Ariko ndagira ngo ubwire ngo mu nzu y'Imana ho kwishimira. Ariko nyine ntabwo biba byoroshye, ntabwo ushaka kumenya abishimye n'ababaye. Ni ikibazo abantu bose barasa bose. Imana ishimwe cyane, ariko niko bimeze buri gihe n'igihe cyacyo. Kuza mu nzu y'Imana n'ibyishimo gusa. Ndagira ngo twakirane twese mu nzu y'Imana kugira ngo hatagira umuntu n'umwe witwa umushyitsi mu nzu y'Imana, kuko twese ni mu nzu ya Data wa twese. Reka rero dusabe ko ari Gahogo ndetse baba bari hano baririmbye ndetse n'abari hano imbere hano muri korali nkuru bose bahaguruke hanyuma baturamutse ngo tubakiye mu izina rya Yesu. Reka duhe amashyi menshi Imana kuvuga ko ari Gahogo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndagira ngo badusuhuze natwe tubakize mu izina rya Yesu. Ahimbazwe, Imana ibahe umugisha. Reka kandi turebe abari mu makorali tubana hano ku mudugudu wa Gahogo. Ubwo ni ukuvuga bari mu Itabaza, bari Nihakori, Widazi ndetse na Betesida. Baba bari hano nabo baturamutse mu izina rya Yesu bahagurutse. Imana ibahe umugisha, barahari rwose. Imana ibagire neza. Ndagira ngo namwe muturamutse mu izina rya Yesu. Kabiri gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ntabwo bicyoroshye kuvuga haleluya n'agapfukamunwa, ntibyoroshye, ariko dushoboye tuya tubikora. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo kandi turebe abadiyakoni cyangwa se komite nyobozi y'umudugudu wa Gahogo baba barimo hano, batari mu mirimo, barimo bicayemo hano, baturamutse nabo, bahaguruke baturamutse. Yego. Imana ibahe umugisha baje. Kabiri gatatu. Amen. Yesu abahe umugisha, bumve ikaze mu nzu y'Imana nabo. Reka turebe abakristo hano ku mudugudu wa Gahogo. Mwe mugiye mutera ya gatatu. Kuko ni korali nkuru twese twaturutse twese. Imana ibahe umugisha. Bana kubahwa cyane. Kabiri gatatu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha rwose. Imana ibahe umugisha, muba mwatwaranye. Burya abantu bazinduka muri iki gihe ntabwo byoroshye. Bitose bya saa kumi ntabwo biba byoroshye. Ariko muba mwatwaranye, Yesu abahe umugisha rwose. Reka kandi turebe abashyitsi badusuye, ndavuga abantu baturutse mu matora ataramwe ndetse n'abasengera muri ADEPR baturutse hirya no hino baje hano Gahogo kudusura. Ndagira ngo bahari bahaguruke baturamutse mu izina rya Yesu nabo. Abashyitsi baje rwose.
Imana ibahe umugisha rwose, Imana ibahe umugisha. Mwanya ni muto yamwe akatubwiye amazina, ariko ndagira ngo nawe mutera natwe tubikirize. Kabane na bataturamukije, ku nawe mutatura mwese muvugire rimwe. Kabiri gatatu. Imana ibahe umugisha rwose, mwumve ikaze mu nzu y'Imana. Ndagira ngo turebe hariya hakurya, ndabona muzehe Theophile nawe turamutse, ndetse n'abari hariya bose baturamutse. Amen. Bari bafite igiciro bahagurutsemo ahari. Ndagira ngo twakire pasiteri wacu muzehe nawe turamutse mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuhe umugisha, mwumve ikaze. Imana yatugirire neza rero. Uyu munsi twabonye umushyitsi ushumba, uriya amazina yavuga yose, reka rero nawe aze hanyuma aturamutse atubwiye n'amazina. Haleluya, haleluya. Amazina nitwa Niyirema Yohana, nkaba ndi umushumba wa paruwase ya Musenyi. Iyo tuvuze Musenyi hari abantu batahamenya, ni Buringa hano hepfo. Umunsi rero Imana yangiriye neza kugira ngo duterane. Imana iduhane umugisha. Imana imuhe umugisha, ariko tubonye n'umushumba wacu buriya yarageze ahangaha, nawe ndeka turamutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mushumba murakoze cyane, ariko mwagumye mukatwakira n'umushyitsi nta kibazo kirimo. Nageze hano sanga nibaga wagapfukamo. Biba ngombwa ko nsubirayo, nako tusigaye tugatwara nka passport. Mushumba nyakubahwa, by'umwihariko mu izina rya paruwasi ya Gahogo no mu izina ryanjye bwite, ndaguhobeye rwose. Twahoberanye. Muhaguruke duhane ikaze, muhaguruke duhane ikaze. Tuzamuye ibiganza, rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha, hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane kutwakirira umushyitsi ndetse namwe mwese. Ndagira ngo rero korali Gahogo idufashe kwakira abashyitsi ndetse ituririmbira n'Imana. Imana ibahe umugisha. Gitare
n'abera turime tuzafatanya nabyo bizima byose uhimbaza uzaba yaraducunguye nimumure nk'abakomeje inzira z'igisiyoni nimukomere dore twohererejwe ingabo turatabawe nimumure turahagarikiwe iki cyabashoboje kunesha kigatuma murangiza uru rugendo kandi benshi barananiriwe mu nzira igerayo nzakoranya za ntwari zazindi zatabaru kanyizinzi zazibaza uko zanesheje urugamba kandi benshi muri bo baruguyemo mukomere mu miheto murwane nimushame dore mwamanura kumeye nimutwaze dore umugaba basukiye ku mbaraga Yafura nziza mu mvura zo kunesha zamubaza n'iki cyatumye unkunda ukanganira ukashoboza kunesha nzamwikubita imbere maze mushime nzafatanya n'abera tumushime tuzaterurira hamwe tumushime dushima mwami mwiza uradutsindiye azahitanya kutumurikira ndamya wa twese n'ababavuye mu bisi by'amaraso yanjye Baraje nimubambike amakamba baraje baruhuke imihati yabo baraje baruhuke kubabara baraje bagize kwihangana baraje bazamutse imisozi baraje bihanganiye ibibagerageza baraje tuzayambara ayo makamba n'ayacu twarayakoreye 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 n'ayacu twarayakoreye n'ayacu Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo kwa Gahogo ituzamure igihemo cy'umwuka minota mikeya duhimbaza Imana kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana, hanyuma umushumba wacu aza gufata mikoro dusengera Imana, asengera umushumba aze kuziza ijambo ry'Imana. Yesu abahe umugisha. Ntacyo naburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma.
gutambira nivuye inyuma tunahuriye mu maboko yawe niyo mpamvu ngutambira nivuye warandize mwami mbona ukuboko kwawe niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma tunahuriye mu maboko yawe niyo mpamvu ngutambira nivuye ntacyo nahuriye mu biganza byawe niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma tunahuriye mu maboko yawe niyo mpamvu ngutambira ntacyo nahuriye mu nzu yawe niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma tunahuriye mu maboko yawe niyo mpamvu ngutambira niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma niyo mpamvu ngutambira nivuye mami wanje niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma niyo mpamvu ngutambira niyo mpamvu mubyinira nivuye inyuma niyo mpamvu ngutambira nivuye mami we niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma niyo mpamvu ngutambira mami wanje niyo mpamvu mubyinira nivuye inyuma niyo mpamvu haleluya mami wanje we niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma Yesu we niyo mpamvu ngutambira nivuye niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma we niyo mpamvu ngutambira nivuye oh haleluya haleluya Imana ishimwe Mana yatubyukije neza ishingiye ko waturinze ku wa mbere ukaturinda ku wa kabiri haleluya ukaturinda ku wa gatatu no ku wa kane no ku wa gatanu no ku wa gatandatu tukuramburiye ibiganza ishingiye ko warinze korari Gahogo ukarinda abayobozi b'umudugudu wa Gahogo ukarinda abakristo b'umudugudu wa Gahogo ukarinda umushumba guturuka Musenyi oh haleluya shingiye ko nanjye Ephraim nabashije gutera intambwe nkagera hano turagushimiye uri Imana yo gushimwa uri hejuru ya corona uri hejuru y'ibintu byose byishyira hejuru shingiye ko ukomeje kurinda igihugu cyacu ukarinda itorero ryawe natwe Gahogo by'umwihariko twongeye kuzamura ibiganza mukozi wawe mushumba agiye guhagarara avuga ibyanditswe byera mwambika imbaraga z'umwuka wera wazanye icyifuzo wese hano twageze ku kidendezi Betesida aho umurwayi yari aryamye amaze imyaka 38 ariko uramubwira ngo ikorere ururiri bwawe ugende kwizera kwawe kuragukijije natwe turi hano kugira ngo twumve ico umwuka abwira amatorero reka tugukomera amashi tugushimire urakoze turagushimiye Kristo reka ijambo ryawe rize nk'imbuto nk'amazi nk'umuti kandi ibyo byose turizera kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen nongeye kubasuhuza muri aho ndumva nta bandi binjiye nyuma navuze ngo nitwa Niyirema Yohana ngo rero nshimye Imana cyane kuko uyu munsi nyemereye kugira ngo duterane kandi nshimye Imana ko yabanye nanjye namwe ikabafasha yangiriye neza rero nigeze mpura n'impanuka ikomeye ariko Uwiteka ndinda uburibwe ngo rero yarakoze mu mumpera amashyi n'impundu reka dusome ijambo ry'Imana
dusanga mu gitabo cy'itangiriro turasoma umurongo wa 21, turasoma ibice 21, tangiriro 41 umurongo wa 38 wonyine aho ngaho. Turateruka dusome ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere, turasoma umurongo wa 6 tugeze umurongo wa 8. Tangiriro ibice 41 umurongo wa 38, twongere dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 tugeze umurongo wa 8. Reka mwene data adufashe gusoma. Reka dusome itangiriro igice cya 41 umurongo wa 38. Bango Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Yego. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 8. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Aya magambo dusomye ni amagambo atubaza ngo mbese twabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Intego nyamukuru y'iri jambo, mwuka n'ubuzima. Haleluya. Haleluya. Ahari umwuka haba hari n'ubuzima. Nibutse ndi gusenga Imana ndahantu ngenyine, ijwi ryaraje rirambwira ngo mbasuhuza ngo mbese muraho. Muraho. Haleluya. Ijwi rirambwira riti rero bazagusubiza ngo yego, atariko nubwo bazaba bavuze ngo yego, ariko hari abaje batariho. Ariko uzabambwirire ngo ibeshaho iba mu nzu yayo. Haleluya. Ngo niba waje utabayeho, ariko kubera ko ibeshaho ihari ikabiri mu nzu yayo, uyu munsi utahubayeho, kuko ibeshaho, haleluya, ibeshaho irashaka kukugirira neza. Kadusenga Imana, buri wese asenge kugira ngo umwuka wera amuganirize. Hanyuma iyireba ko tutariho, ibitumye tutariho niyibizi, ibyitegereze maze dutahe tubayeho. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dutahe tugize gute? Yesu, turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye kuko ari wowe watsindiye isoko ryo kuruhura. Uravuga ngo abarushye baremerewe bazi imbere yawe kugira ngo ubaruhure, kandi utweretse ko umwuka wera ari bwo buzima. Turasabye rero kugira ngo umwuka wera abe muri iri teraniro. Amen. Yo, umwuka wera manuke agere muri iri teraniro, kuko ijambo ryawe niko ritubwira ngo ni ujya wemeza abantu. Turasaba umwuka wera kugira ngo rero abashe kuganiriza buri wese, kandi uwaje atabayeho atahabayeho, mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye aya magambo y'Imana atubwira ngo twabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Muri iki gihe cya none hakeneye abantu bari mu mwuka w'Imana. Mu itorero hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana. Mu mwanya wacu w'ubushumba hakeneyemo umuntu. Haleluya. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo hakeneye umuntu, umenye ngo ubwo ni wowe.
hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana. Niba mu bashumba hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana, akwiye kubajya. Yego, haleluya. Mu bakristo ni hakenera umuntu uri mu mwuka w'Imana. Abe wowe mu baririmbyi, yemwe baririmbyi, hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana. Hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye hariya mu byakozwe n'intumwa, ni mu gihe abigishwa bari mu bihe bikomeye kandi biruhije. Ni igihe Petero n'abo bari kumwe bibazaga uko bizagenda. Nusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 20, urasangamo neza ukuntu bibajije uko bizagenda, uko barasubira mu miryango. Ariko Petero ngo aterura ikiganiro, arababwira tumva rero twaribeshye aho bigereye nsubiye kureba aho nasize ubwato ndetse n'imiraga, subiye kuroba. Bandi baravuga ati ntabwo dusiga. Jambo ry'Imana riratubwira ngo bajya ku nyanja ya Tiberiya bararoba, kubera ko Uwiteka, kubera ko Yesu yari yamubwiye ngo ntuzongera kuroba amafi, ahubwo uzaroba abantu. Bafata ubusa. Ariko Yesu arabahasanga, arabitegereza, aravuga ati aba bantu bararushye. Arabazamura amaze kubagaburira, ngo arababwira ngo mugumaha mutegereze Mwuka Wera azabamanukire, uko nabamanukira nibwo muzaba abagabo nyabagabo. Ariko twatangiye ngo bamaze kwicara baramubaza bati Yesu, iki ni cyo gihe cyo kuzana ubwami bwawe bumwe wavuze bw'amahoro? Iki ni cyo gihe wavuze ngo ibyacu abasize ibyacu zabikuba inshuro 100? Ko mbona ushaka kudukuramura, ko mbona rwose ko mbona ariko ushaka kugenda nta kintu duhaye. Bibiliya ntabwo ivuga twose, ariko baramubajije ngo iki ni cyo gihe cyo kugarura ubwami bwawe mu Isirayeli, iki ni cyo gihe cyo kwiyerekana, iki ni cyo gihe. Bari bafite ibibazo bikomeye. Reba abagabo bari basize imiryango, gusubirayo ngo bakurikiye umuntu imyaka 3 irenga, hanyuma bagarukiye aho ngaho. Byari bikomeye. Ariko Yesu arababwira ati iby'iminsi n'ibihe ntabwo ari ibyanyu, ni ibya Data, kuko niwe wabigenye. Icyakora mwebwe muzahabwa imbaraga zo guca muri iyo minsi, zo kunyura muri ibyo bihe, Mwuka Wera nabamanukira. Haleluya, haleluya. Iby'ibihe duhagazemo none, iby'iminsi duhagazemo none, ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari ibyacu kubimenya, kuko hari uwabigenye. Hari uwari uzi ko iki gihe tuzaba tumeze gutya dupfutse iminwa. Byaradutunguye, ariko we ntibyigeze bigira gute. Mureke tuganire, nukuganira. Ntabwo byigeze bimutungura. Iby'iminsi n'ibihe n'Uwiteka wabigenye wenyine, ahubwo kugira ngo iby'iyi minsi tubicemo. Haleluya. Ndikumva ndi gufashwa, kandi buryo mfashijwe namwe nibwo mbona ibyo mbabwira. Haleluya, 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 haleluya. Iby'iminsi duhagazemo none, iby'iminsi iri iwawe mu rugo, ibubona bikakuyobera, bifite uwabigenye kandi nta n'icyo ubasha kubihinduraho, ahubwo Yesu ubwe niwe ukubwira uyu munsi ngo uzura Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera nibwo buzima. Haleluya. Mu Mwuka Wera ibintu byose bigira bite? Birashoboka. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo abwira ba Petero ibyo bibazaga, ba Petero ibyo batekerezaga, arababwira ati iby'iminsi n'ibihe nimubyihorere, ahubwo mwebwe nimwuzura Umwuka Wera, muzamenya ko ibyo nababwiye ari ukuri. Haleluya, 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 haleluya. Niba ufite amasezerano y'Imana, niba hari icyo Imana yakubwiye, guma mu Mwuka Wera, guma mu mbaraga z'Umwuka Wera, niho bizagusohorera.
umumaro w'umwuka wera. Twavuga byinshi ariko iminota yacu ni mikeya, ni nayo mpamvu ufite agakaramu arajya yandika. Amasomo yose turayavuga mu mutwe kugira ngo twihute, hanyuma ufite agakaramu yandike. Ubu dusigaye turya vuba vuba kuko iyo utinze gato usanga byagiye, usanga bagucuze birangiye, tuvuze ngo amen ngo birarangiye, kandi wari ugeze igihe cyo gufashwa, ahubwo ufashwa ku munota wa mbere. Haleluya, haleluya. Mumaro w'umwuka wera, icyambere ndavuga ku bintu bine gusa kuko ibindi uzabisobanukirwa, kuko umwuka wera akora imirimo myinshi. Uzabisobanukirwa, uzabimenya. Umwuka wera ari muri wowe. Kandi ndashaka kubabwira bene data, abavuze mu ndimi n'abandi bafite impano ziyerekwa no guhanura, bundi umwuka wera igihe cyose turamukeneye. Nkuko dukenera ibiryo, nkuko ukenera guhumeka, gutyo umwuka usanzwe niko n'umwuka wera tuwukenera buri munsi. Ubu nkeneye izindi mbaraga z'umwuka wera zigomba kumfasha muri ubu bushumba. Ibyari bya bindi navugaga cyangwa nkerekwa byari ibyo muri korali n'ububwiriza butumwa, nkeneye izindi mbaraga. Haleluya. Dusabe guhora twuzura umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera ni ukuvuga ngo icyambere, umwuka wera agukorera, aguhindura umwana w'Imana. Haleluya. Jambo ry'Imana niko ritubwira mu rwandiko rwandikiwe Abaroma ibice 8. Rwandiko rwandikiwe Abaroma ibice byaho 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ntabwo ushobora kuvuga kuri umwana w'Imana utayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera arakenewe muri iyi minsi kuko ibihe duhagazemo ni ibihe bikomeye. Tugahinduka abana b'Imana, tukareba nk'abana b'Imana, tugakora nk'abana b'Imana. Jambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 16 hatubwira neza umurongo wa 13 haratubwira ngo uwo mwuka ukuri naza, mwuka ukuri naza azabigisha mu kuri kose. Cyo gituma abantu bitegereza bakavuga ngo ariko se ku ADEPR ko se ngo ubu ngubu ngo Imana ngo byarahindutse. Ntago byigeze bihinduka, ahubwo ni igihe duhagazemo. Igihe duhagazemo nicyo kigenda gihindura abantu. Jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 3 haratubwira ngo ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka, ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe byize gute birushya. Abantu bazaba bikunda, birarira, bibona indashima, batarabera, badakunda ababyeyi babo. Ariko wajya kugera ku murongo wo hepfo aravuga ngo ariko bafite ishusho, bafite iki? Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Si igitangaza ko nawe ucunze nabi byakubaho, ibiba ku bandi nawe byakubaho kubera igihe tugize gute. Yego. Iyo tugenda mu modoka ubu nuko bashyizemo utugabanya muvuduko, ariko wicara neza yera ahantu heza harambuye, wa wicaye neza utekanye. Wagera mu ikorosi rya mwene so, rireba kwa mwene so, imodoka yakata ukamuryamaho, atari kuranyica, aturanyica rwose, urabona utanyica. Reka rero mwongere mugere mu rindi korosi, nawe ugira uti ikibazo si ukuryamanaho, ikibazo si ubugome, ahubwo ikibazo nicyo muhagazemo. Ikibazo ni amakorosi muhagazemo. Tugeze mu ikorosi ritatwemerera guhagarara neza ubwacu twihagaritsemo, ahubwo bisaba ko duhagarikwa n'umwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya.
mwuka wera ni ujuza waburaye ugasenga ibiryo ntibiboneke, ariko hakaza ijambo rivuga ngo nzakugaburira, ugahita unezerwa keshe ukavuga ati ese kiriya kigori byabigendekeye gute, ariko disi haleluya haleluya haleluya. mwuka wera ni uduhagarika mu bihe bibi. Twabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana? Ariko igisubizo ukwiye gusubiza, ukwiye kuvuga ati nige. Haleluya haleluya haleluya. mwuka wera icya kabiri ajya dufasha mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwo gukorera Imana. Nusoma ijambo ry'Imana ugasoma hariya twasomye mu Itangiriro bice 41, ni inkuru zivuga Farawo ngo amaze kurota inzozi, arota inka zibyibushye n'amahundo y'amasaka, arota n'inka zinanutse n'amasaka y'imishishi. Ibyo ngibyo ngo bimuhagarika umutima, habura uwo kubisobanura, ariko ngo batumira Yosefu aho yari ari mu nzu y'imbohe, ariko yari mu nzu y'imbohe yuzuye umwuka wera. Haleluya. Nicyo mukundira umwuka wera. Bintu birahinduka, umugore ukamusiga n'umugabo ukamusiga, ariko umwuka wera muba muri kumwe. Haleluya haleluya haleluya. Aho ugera ukabura uguhumuriza. Nibuka umunsi umwe nigeze mpura n'intambara, ndebye umugore mu maso ndamubwira nti waretse tugasenga. Ati nsenga iki? Nturakoze. Ariko ngeze mu cyumba ijwi rirambwira ngo nige wabizanye kandi ni nanjye uzabirangiza. Tuza. Haleluya haleluya. Tuza unkorere. Niho nakuye gukoma aya mashyi. Aya mashyi sinshobora kugenda ntayakomye. Ntiwayumvise? Wayumvise? Sinshobora. Nakomye amashyi niga kubyina. Yo data we, ndavuga nti reka nkunezeze Uwiteka, nanjye uranejeje. Bakakureba bakagira ngo warasaze. Ariko Yosefu ngo amaze gusobanura inzozi za Farawo, niwe yavuze ngo twabona hehe ngo abantu bari mu mwuka w'Imana barakenewe muri iki gihugu. Ntabwo bakenewe abahanga, ntabwo bakenewe abize amashuri menshi, ntabwo bakeneye abafite imitungo myinshi, kuko yose igira iherezo. Hakeneye abantu bari mu mwuka w'Imana. Haleluya haleluya. Haravuga ngo twakura hehe umuntu urimo umwuka w'Imana. Ariko aravuga ngo ubwo ari wowe wamenye ibyo, uhereye none ngo uhaye igihugu cya Egiputa cyose. Umva ariko ya reka nisekere. Kagatwenge ni Nyagasani wakampaye, ntabwo wapfa guseka gusa. Hari ibyo mba nibutse bikansetsa. Aramubwira ngo igihugu cya Egiputa cyose ndakiguhaye. Yari umwenegihugu, yari yaje neza, yari yaje aguzwe. Kandi ndashaka kugira ngo nusoma Bibiliya neza, umuntu baguze ibiceri byabo bagombaga kumukoresha icyo bashatse. Waramwicaga ntiyagire ikibazo kuko wamuguze ibiceri byawe. Yagiye yaguzwe, ariko ari mu mwuka w'Imana. Mwuka wera ni ubuzima. Mwuka wera aravuga ngo nta muntu n'umwe uzava muri iki gihugu utabitegetse. Kandi uhereye none ubaye umutegetsi mukuru wa kabiri kuri jye. Potifari wamufungishije yari afite uburenganzira? Potifari wamufungishije yari amufiteho uburenganzira? Atubona aramwiguriye, none ni nanjye wamufungishije n'icyaha yakoreye iwanjye, nta burenganzira afite. Ndashaka kukubwira ngo uyu mwuka wera yageze mu muntu ahanaguraho ubusembwa bwose. Haleluya
by'abana b'abantu bakugambiriyeho n'ibyo bagufatiye byose mwuka wera ajya birangiza. Aho banabona utashobora kwicara, aho mwuka wera niho kwicaza. Ibyo babona bidashoboka byo nibyo umwuka wera ashobora. Shaka kubabwira ngo umwuka wera n'ubuzima. Haleluya, haleluya. Yesu ari kubabwira ngo iby'ibihe n'iminsi ntabwo ari ibyanyu. Kwirirwa mugoragoza umutima, bizageza ryari, bizagenda gute, muravuga y'ubusa. Ni ibya Kristo, niwe wabigenye kandi niwe uzi uko bizagira gute, bizagenda. Ahubwo hari icyo dukwiye gukora. Haleluya, haleluya. Hari icyo dusabwa, ni ukuzura umwuka wera, tukaba abagabo kandi tukabona imbaraga zo kubicamo, tukabitambuka neza, tukazabyina intsinzi. Haleluya. Hereza uwo mwami icyubahiro ariko mumuramburira amaboko kuko arayakwiye. Mumukomera amashyi, mumuvugirize impundu. Yo, nusoma mu byakozwe n'intumwa mu bice byaho 5 uhereye mu bice 4 urasanga neza Petero ibyo yibazaga ngo bamaze kuzura umwuka wera. Mwuka wera amaze kubinjiramo, batangira kubwiriza ubutumwa, abantu barihana. Ariko ntabwo byakiriye aho gusa mu butumwa, ahubwo n'ibiryo byatangiye biraboneka. Nusoma mu bice aho 5 uzasanga aho ba Yakobo ngo bagiye bagurisha amasambu yabo, ari naho Ananiya na Safira nabo bagiye kugurisha amasambu, bazana amafaranga imbere yande barazana. Ananiya na Safira batangira kugabanyaho, ati isambu yari yacu ntabwo twayamuha yose. Ariko kuki utayamuha yose? Umwuka wera yabitegetse, ibintu byose birashoboka. Arababwira ati sha, iyi sambu mwayigurishije, aya niyo mwagurishije koko? Arababwira ati ntabwo ari jye, ntabwo ari agahanga kanjye mubeshye, ahubwo mubeshye umwuka wera. Yego, mwuka uri muri we, mwuka uri muri we. Mwuka uri muri wowe niwe ufite agaciro. Mwuka uri muri wowe niwe ufite agaciro. Niba uri mu mwuka w'Imana uzakora iby'abana b'Imana. Niba kandi urimo imyuka mibi, Sawuli yabanje umwuka wera, ariko igihe kiragera ngo atangiye kugomera Uwiteka, imyuka mibi muzaho kajya imubuza gusinzira. Ushobora kuba warabanje umwuka wera, ariko muri iki gihe ukaba ubuza amahoro. Muririmbyi wa 107 yararirimbye mu gice cya 3 ngo mu gihe utakifite urukundo kujya umenya ko umwuka wera wari ukurimo. Yabonye uri kugenda uyoborwa n'umubiri, agira ati ariko uyu munsi umusabe uti garuka. Mwuka wera n'ubuzima. Icya 3, mwuka wera atanga amahoro. Amahoro atari, mwuka wera yatanga amahoro. Ukabona ntabyo kuguhesha amahoro, ukabona umuntu arakennye nta kibazo, ariko wajya kumubona ukabona araseka, ukabona urugo rwabo rubaye amahoro, ukabona aranezerewe. N'iki bimusetsa ariko buriya yikanze iki, ariko ni umwuka wera uri muri we. Haleluya. Mwuka wera atanga amahoro, mwuka wera atanga ibyishimo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 soma umurongo wa 22 haravuga ngo imbuto z'umwuka, cya mbere ni urukundo, cya kabiri ni ibyishimo, cya gatatu ni amahoro, cya kane ni ukunezerwa, cya gatanu ni ugukiranuka. Haleluya. Imana yacu icyubahiro ariko muyiramburira amaboko, mwicogora kuko niyo ikwiye icyubahiro. Cyubahiro ni icyayi iminsi yose burundu. Haleluya, haleluya. Mwuka wera atanga iki? Atanga amahoro. Mwuka wera atanga amahoro. Niba ushaka amahoro, niba ushaka kugubwa neza muri iyi minsi, niba ushaka kugira ngo wirenze ibiriho none, usinzire ubona amahoro, uzura umwuka wera, kuko umwuka wera ni ubuzima. Mwuka wera ni imibereho. Mwuka wera ajya tubwira ijambo tukarigenderamo, kandi ry'umwuka yavuze. Ndashaka kubabwira ukuri,
ngo ntabwo rishobora kudasohora, ngo Imana iraririnda ikarinda n'uwo yagize ite, karinda n'uwo yagize ite, n'uwo yarivuzeho kugira ngo izarisohoze. Ngo kugira ngo bireke gusohora, isi yavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera akabona iki? Indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwuka wera atanga amahoro, Mwuka wera atanga ibyishimo, Mwuka wera. Ndashaka kubabwira ngo bene data, hariho ibibazo impande zose, duhagaze mu minsi mibi igoye, ariko icyacu cyo bidusaba ni ukugira ngo twuzure imbaraga z'Umwuka wera. Icyakane, Mwuka wera ni ujye uduhamya, uduhamiriza, akaduhamiriza ko turi abana b'Imana, akaduhamiriza ko tugize iherezo ryiza. Muri iki gihe turi mu isi, Mwuka wera azadutunga mu buzima busanzwe, adutunge no mu murimo w'Imana, ariko no kwiherezo ugeze ku munsi wo gupfa. Jambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana niko hatubwira. Byahishuriwe Yohana hatubwira neza ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami, ngo ariko Umwuka wera akaba ari ubihamya, akavuga ngo ye, Mwuka wera akaba ari ugira ubihamya. Buriya tujya dushingura abantu tukavuga amadesikuru atandukanye y'umuntu yari mwiza, ariko nta ugomba kumenya mwiza. Umwuka wera uri muri jye niwe ugomba guhamya neza, agashyiraho kashi ya nyuma ngo ye, Yohana agiye, imirimo ye igize ite. Tugiye gusenga. Minota yanjye irarangiye. Tugiye gusenga. Uze gusoma Luka ibice 11 murongo w'9 ugeze umurongo wa 13. Hari amagambo atubwira neza ngo musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Uhereye ku murongo wa 9 ibice 11 kugeza ku murongo wa 13. Ngo kuko usabye agira ate ahabwa, ukomanze agakingurirwa. Ngo ninde umwana we yasaba igi, ifi akamuha inzoka, yamusaba igi akamuha sikoropiyo. Jambo ry'Imana riratubwira ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza, mbese Imana yo izaburite guhumwuka wera abamumusabye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisi duhagazemo none, ibihe duhagazemo none, Yesu yitegereje asanga ko igisubizo ni ukuba mu mwuka. Igisubizo ni Umwuka wera. Ibiri kukurusha mu rugo iwawe, ibiri kukurusha itorero, hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana muri iri torero. Hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana iwawe, igihe byabacanze, igihe byabaruhije, maze umugore akajya mu mwuka ati Imana iravuze ati izatugaburira. Hakeneye mu rugo iwawe, hakeneye, haleluya, hakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana. Tugiye gusenga Imana. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo niki, ninde cyangwa se data yabura ate guha Umwuka wera abagize gute, abamumusabye. Mwene data, ushobora kuba wibazaga byinshi bitandukanye, ariko icyaguha Mwuka wera agakorera muri wowe, kuko iyo tugenda mu nzira Umwuka wera ajyaza akavuga ati mwana wanjye, reka mbabwire, niba hari ijambo rinezeza mu buzima, shaka ureke kumbwira amamodoka, ureke kumbwira ibiki bikomeye, ariko numva ijambo rivuga ngo mwana wanjye. Haleluya, ntazadusiga, ntazaduhana, araduhetse ku mugongo we. Dusenge. Mbese urumva nawe ushaka kongera gusubizwa mu izo mbaraga z'Umwuka wera?
ese waba utari ufite izo mbaraga z'umwuka wera ngo uyu munsi nawe uzisabe? Ese waba waratentebutse? Ndagusaba kugira ngo uhaguruke, hagurukira aho uri, dusenge Imana. Tugeze mu mwanya wo gusenga, tugeze mu mwanya wo gusenga. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo twabura guha umwuka wera abamumusabye bose. Nababwiye ngo nanjye ubwanjye nk'umushumba nkeneye izindi mbaraga z'umwuka wera. Nawe ubwawe ukeneye izindi mbaraga, muri uyu murimo urimo ukeneye izindi mbaraga. Duhagurukire hamwe twese dusenge, maze umwami atugirire neza, aduha imbaraga z'umwuka wera. Kanakira umushumba yegere hafi ngiriya mikoro, asenga Imana, asabe kugira ngo muri iri teraniro mwuka wera amanuke. Kuko umwuka wera yamanutse bitangaza birakoreka, abarwayi bagakira, bari babuze amahoro bakayabona, inzira zitafunguka zigafunguka, ibintu bikagenda neza. Kuko igisubizo ni umwuka wera. Senga Imana. Mana yacu, Mana iri kumwe natwe, Mana iri hano i Gahogo. Dukeneye abantu ni benshi, umuntu uri mu mwuka w'Imana, ariko hakeneye muri twebwe aba babyeyi bakeneye imbaraga. Niko wabwiye abigishwa, warababwiye ngo nimumara guhabwa imbaraga z'umwuka wera tuzaba abagabo. Abagabo barakenewe. Oh haleluya! Abagabo muri iki gihe barakenewe, abagabo bambaye imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo twashobora kunyura muri COVID-19 tudafite imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo twashobora gukora tudafite imbaraga z'umwuka wera. Igitondo itariki ya 20 twumvise ijambo ry'ihumure. Nanjye ndazikeneye izo mbaraga z'umwuka wera. Ndagushimiye ku ntasho nziza uduhaye, ndagushimiye ku ijambo ryiza uduhaye. Ijambo rigira riti dukeneye kwambikwa imbaraga z'umwuka wera. Reka muri uyu mwanya rero tugusabe Kristo, umuntu wese wateranye, umuntu wese wabaye hano, reka izo mbaraga z'umwuka wera tuzakire. Hari ibimenyetso biranga izo mbaraga. Bibiliya iratubwira ngo izo mbaraga zimanukiye Yerusalemu, ngo babanje kumva umuriri. Bumva ngo umuriri uhinda muri teraniro. Dukeneye umuriri, dukeneye imbaraga. Hanyuma ngo buri wese agahangwaho n'ikimenyetso cy'umuriro. Umuriro utwika abadayimoni, umuriro utwika COVID-19, umuriro wirukana satani n'abadayimoni. Turagushimiye ko nitumara kwambara imbaraga z'umwuka wera tuzamenya uko tugenda, tuzamenya uko tuvuga, tuzamenya uko twitwara. Ndagushimiye, turagushimiye twese uko turi hano, kongeye kutwibutsa umumaro w'imbaraga z'umwuka wera. Reka tugukomera amashyi tugushimire, tuvuga kuri uwo gushima mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje guhagarara, reka dusengera ibyifuzo buri wese yazanye cy'umwuka wera kivuyeho, ariko ongera wibutse Imana na bya bindi. Data, turagushimiye kuko niwe wavuze ko nituza mu nzu yawe tutazataha uko twaje, ahubwo waje atariho atahabayeho. Hari uwaje arwaye akeneye gukirira imbere yawe, hari uwaje abuze amahoro umutima utuze, hari uwaje ashonje akeneye kugaburirwa, hari uwaje afite ibibazo by'amadeni niwo kumwishyurira. Tuzanye ibyifuzo byacu imbere y'amaso yawe kugira ngo Yesu wumve gusenga kwacu. Niwe watsindiye isoko ryo gutabara. Uravuga ngo abarushe n'abaremerewe bazi imbere yawe kugira ngo baruhure. Ruhura buri wese mwami ataha nezerewe kandi ataha kubonye. Urakoze kwigaragaza, tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, amen. Murakoze cyane, ndabifuriza kuzura umwuka we. Ungeruca n'umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwikisha umuriro. Mana
Haleluya. Twese dukeneye umwuka. Reka mbabwire ngo atari umwuka wera ntacyo twashobora. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo wabishozwa n'ukuri umuntu. Niko Imana yigeze niko Gideon Imana yigeze kubwira ngo sikugwa imbaraga zawe, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera. Ndege mbabwiye bene data, mu gihe turimo, igihe kizaza, dusabe Imana kugira ngo iduhe umwuka wera. Imana ihabwa icyubahiro. Umushumba wacu Imana imuhikemwe. Imana imuhikemwe. Rwose ndagira ngo babwire ngo iri jambo ni ryiza. Twakura hehe? Twabona hehe umudamu? Twabonaho umugabo, umusore, umukobwa uri mu mwuka w'Imana. Uwo ni ukene mu gihe nk'iki. Ndagira ngo rero duhaguruke turi muri iyi ndirimbo nari ntangiye, tuyiririmba dutanga amaturo cya 10 ndetse n'amaturo y'umutima ukunze. Tuyari kandi babwire ngo umuntu w'umwuka w'Imana arakora. Mu bintu bigize umunyamwuka bigera kuri 7 harimo icyo bita umwuka w'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka dufasha gukora imirimo igaragara ifatika, kuko Imana niyo yaremye byose ibigaragara. Ntabwo bavuga ngo ufite umwuka w'Imana kandi udakora, ntacyo rwose. Kababwire ngo ntabwo uwo mwuka ntabwo muzi, sinzi niyo iwabo ntumbazi, ariko babwire ngo umuntu ufite umwuka w'Imana arakora. Umwuka utaguhatira gukora, uwo mwuka uzawugenzure. Niyo mpamvu rero umuntu ufite umwuka w'Imana atanga amaturo cya 10 by'Imana yamuhaye, kuko twavuye kwa ba mama twambaye nyine kwa kundi murabizi. Kandi nyababwire ngo umutima ukunze gukorera Imana nibyo twigishijwe, kandi umuntu ukora nyababwire ngo nta gihombo agira. Reka duhaguruke twese hanyuma dutange amaturo. Turi indirimbo ya 19 mu ndirimbo z'agakiza, turirimba ibice bikeya, hanyuma niturangiza kwa RY'IMANA turirimba indirimbo ya nyuma dusoheza Yesu abahumugisha. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabe twizeye utwohereze. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, wohereza umwuka wawe mu mitima
izuba hirya y'ukwezi niho habera bategereje hirya y'inyenyeri hirya y'ibicu niho heza abakijijwe bazahaba abana b'Imana bazahaba amahanga menshi azahaba hirya y'ukwezi ni heza zacu twabanagino bamwe twakorana mu murimo abo bose tuzahurirayo Abraham, Eliya na Henoki za nshuti zacu twabanagino bamwe twakorana mu murimo abo bose tuzahurirayo abakijijwe bazahaba abana b'Imana bazahaba amahanga menshi azahaba hirya y'ukwezi ni heza tuzatambagizwa Yerusalemu duhozwa amarira twariraga tuzibagirwa imiruho yose tugeze hirya y'izuba tuzatambagizwa Yerusalemu duhozwa amarira twariraga tuzibagirwa imiruho yose tugeze hirya y'izuba abakijijwe bazahaba abana b'Imana bazahaba amahanga menshi azahaba hirya y'ukwezi ni heza abakijijwe bazahaba abana b'Imana bazahaba amahanga menshi azahaba hirya y'ukwezi ni heza abakijijwe bazahaba abana b'Imana bazahaba amahanga menshi azahaba hirya y'ukwezi ni heza Haleluya. Reka twongere amashyi Imana menshi cyane ko yabanye natwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kuva igihe twatangiraga amateraniro ya saha twese twaziraga kugeza aya masaha, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye rero korali Gahogo, dushimiye mwebwe mwese ndetse n'andi makorali n'abadiyakoni. Dushimiye mushumba wacu ndetse umushumba wadusuye, buri umwe wese Imana imuhe umugisha. Turaza gusaba umushumba nyuma y'amatangazo ze kudusengera niba n'itangazo afite, ndetse adutangira n'intashyo ngira ngo abantu bajya hirya no hino bazazitange. Hanyuma amatangazo yateye atya nuko duterana buri cyumweru amateraniro 3 guhera saa 1 kugeza saa 8 n'igice no dusoza. Kandi ikindi nuko buri mukristo wese ko ashobojwe azaterane, kuko ubwami bw'Imana na marushanwa. Ntabwo ushobora kwambara rya kamba twumvaga hariya utarushanijwe, ntibishoboka namba. Imana ntabwo igira ibya gusa. Agakiza niko yatangiye ubuntu, ariko nako ntabwo kabonekeye ubuntu, uko Yesu yaritanze akaduhera ubuntu.
ariko kugira ngo tuzakagezeyo cyangwa se tuzajyeyo tugafite ni ukwihangana, ni ugukora kushoboye kose. Rero abantu bataza guterana, umukristo yamaze kurambirwa guterana aba yamaze kugira ikibazo gikomeye cyane. Ubwo yatangiye gusubira inyuma, uwo muntu aba ariho danje nyine, birumvikana. Hanyuma dukora Imana dukoresheje ubutunzi Imana yaduhaye. Uburyo rero dukoresha duturisho. Hanyuma ubundi buryo dukoresha MTN ndetse na Tigo Cash, biri hariya ku matangazo, tumarika amatangazo birahari, ndetse dufite konti muri CPF abikora rwose, no muri Beka no muri Banki Populaire. Imana ibahe umugisha, tujya tubona ubutumwa bwanyu, ariko biba byiza uburyo ubikora ajya tumenyesha, duhe ka message cyangwa se ka brodero kugira ngo tubimenye, ariko tutabimenya ugasanga ntabwo bigenze neza. Ariko ibyo wakoze bari byiza, ariko wongeyeho nako bya byiza cyane. Rero abikora Imana ibahe umugisha, gukoresheje Imana utunze Imana yaduhaye, twarabyigishijwe kandi tubona nta gihombo kirimo. Hanyuma kwirinda kubona n'intego yacu nk'abakristo, niyo mpamvu twashyize n'akari hariya, mujye mureba, muzabonaho ibirenze ibyo mvugiye ahangaha kuko ni birebire, mujye mubibona kugira ngo tubashe kubahiriza amabwiriza. Twe turana abanyamujyi, ntabwo turi abantu wenda kubwizwa ibintu cyane buri mwanya, ko burya imyumvire yose myiza nikamvuge ngo n'imibi iturutse mu mujyi kwira hose, birumvikana. Umwera uturutse ibukuru kwira hose. Ubwo rero abantu b'abanyamujyi ni abantu batabwizwa ibintu byinshi cyane, tujye tubyubahiriza kugira ngo taza kwirirwa abayobozi batureba kandi natwe turi abantu bayobora cyangwa se bakorera n'ibindi bikomeye cyane. Kandi abagumye kubikora Imana ibahe umugisha. Ku itariki 24 na 25 hari amasengesho ku bakristo bose, kandi n'amasengesho yo kwiza ubusa. Biratubwira ngo bene umudayimoni nta kindi kimuvana ukeze kugira gute, gusenga no kwiza ubusa. Dayimoni ni benshi bugarije isi, bugarije ubugingo bwacu. Ndagiye mbabwire ngo kandi umukristo wavuye mu gusenga amera nk'ifi yavuye mu mazi. Ifi yavuye mu mazi bigize gute, ibipfuye. Ubuzima bw'umukristo buba mu gusenga. Umukristo udasenga se ubwo ngubwo nta cyada kimwe atakora. Ntuzamurebere navuga icyo bita amabumbire mu Giswahili, cyangwa se kumureba intambuko n'ibindi. Oya, uwo mukristo kuba agenda ibyo ntibihagije, ariko umukristo wavuye mu gusenga utakigira imbere y'Imana, yiriza ubusa, asenga Imana, ayinginga uburyo bwose ntazi, wowe uzi. Uramenye se ngubwiye ngo uzajya se nawe ubwawe ufite uburyo ubana n'Imana, ariko yigira akanya ubane n'Imana. Hano mu rusengero n'amatangazo tubaha, kubabwiriza gutyo ni nk'amatangazo, ariko iyo uri imbere y'Imana ubasha kuvugana n'Imana byinshi cyane kurusha ahangaha. Ikindi kuri tariki 27 ubwo ni cyuma gitaha dufitanye inama na komite nyobozi saa 9:30. Ubwo rero abantu bazashe kwitabira kugira ngo twubake umurimo w'Imana, kuko hano atari inama ntabwo umurimo w'Imana wubakika. Nabira tubwira ngo muze tujye inama no guteka Imana avuga. Nuba amatangazo nayo ifite ayo ngayo. Imana ibahe umugisha kandi mwakoze cyane, saho umugisha. Najya gusaba umushumba reze usengera Imana nimba ari n'itangazo afite abatangire intashyo. Pastor arakoze cyane, nimumfashe twongere dushimira Imana, tuyikomera amashyi menshi. Ni impundu rwose, ni impundu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ngewe rero mu kanya ndi bujye hariya Gihuma, niho ngiye guteranira saa 3. Niva Gihuma ndajya Ruvumera, kuko hari umushumba w'ururembo wungirije mu rurembo rwa Majyaruguru. Naho ndagira ngo muze kuhagera dufatanye n'abanyaruvumera kumwakira. Ariko turashimira nyakubahwa umushumba wa paruwasi ya Musenyi, twaramutumiye dufatanyije n'umudugudu wa Gahogo, aratwemerera. Ntimwamfasha ngo tumushimire by'umwihariko. Imana yacu tuyikomera amashyi menshi. Mushumba twishimye, Imana yabakoresheje, kandi muzagaruke. Mwanyemerera twamuha intashyo, tuzamuha ibiganza, ngo uzongere ugaruke. Muhaguruke dusenga Imana. Kubera ko twateranye n'umushumba, reka dukomeze tumukoreshe, yigire hano hafi, dusabire umugisha
tugana ku musozo. Data turagushimiye wagize neza wabanye natwe dutangira aya materaniro, twabonye kugira neza kwawe, twabonye impumeko y'umwuka wera muri iri teraniro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Cyo dusabye rero no kugira ngo ijambo ryawe rikomeze mu mitima yacu, kandi ukomeze ugabire abantu bawe umwuka wera kugira ngo atubashishe guca muri iyi minsi n'ibi bihe. Urakoze rero kubana natwe, kandi dukuyeho imitego y'umwanzi mu nzira, mu ngo dusanga ari amahoro, ko Satani niho ajya ategera, twirukanya abo bazimu, twirukanya abadayimoni, ahubwo mwami imbaraga zawe zigaragare, ubwo tuzongera kuboneka mu nzu yawe tuzashima izina ryawe, tubisabye Imana mu izina ryera rya Yesu, amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe none n'iminsi yose mu izina rya Yesu, amen.